So ntabwo uri umuhanzi utegura no kuba umuhanzi cyangwa ikindi kintu cyose. Ikintu uzakunda cyane. Moyo wangu sifa mpe Yesu. Moyo wangu sifa mpe Yesu. Icyo gihe twararirimbye abadamu nafashaga batwara igikombe. Wow. Twara igihembo. Hari benshi babizi bazabona ubuhamya. Akabyibuka hari ku Kibuye mu nkambi. Oh. Ya. Icyo gihe rero ndibuka abasore bamwe bambwiye amagambo mabi cyane ati watumye badutwara igihembo, bamwe bagenda barakaye bite ko areba mama ishobora ku twara igikombe. Icyo gihe niho abantu batangiye kumblessinga. Naririmba mu rusengero nkabura abantu baje kunshiramo amafaranga. Wow. So zimwe zari indirimbo zanjye, izindi ni izo nari narakuye handi gutyo. Ariko mu nkambi urabizi haba urugomo rwinshi. Abantu benshi, inkambi y'abantu 10,000 twari 20,000 kandi irimo abasore, irimo urugomo n'ibiki, ariko ntabwo nigeze mbyinjiramo. Gusa ndibuka ko hari umuntu wigeze kumbwira ngo ntabwo yabyibuka ubu ngubu mbivuze. Yaravuze ngo kubera iki wowe, kubera ko n'ubunini sinakundaga gusabana cyane nabaga niturije ahantu. Abajya mu bindi misururu kunywa n'ibiki byose. Arambwira ati wowe uhorana umwuka wera gusa kubera ko tugende. Arambwira ngo ushango natwe ngo tugera hano ngo twageze hano aruko tumeze. Twageze hano aruko tumeze. Nawe mu minsi mike uzakamuka ntabwo uzakomeza uwo mwuka. Uzaba mu musururu. Uzajya mu bindi. Nuko rero ndaceceka ndikomereza kuko nari imeze kwanjye. Ndakomeza rwose ndabafasha, ariko byageze aho ngaho kuko nari mu methodiste. Icyo gihe twari muri EPR methodiste ije njyayo muri methodiste, n'ubundi dutangira gufabrika indi korali nshasha. Ariko nanone nayo mu minsi mikeya twararirimbaga cyane. Twaririmbaga cyane rwose. Bagakunda korali yacu cyane mu nkambi. Kayikunda rwose. None ugasanga n'urubyiruko hari abantu bamwe badakijwe neza n'abandi badakunda korali, ariko bari iyo ngiyo baza gusa gushungera no gusakuza bakisharira inyuma mu rusengero. So iyo twahagurukaga wasangaga bavugije induru, noneho kubera ko badufanaga bigasa nk'umupira. Noneho icyo gihe wari ukiri umusore. Nari nkiri muto. Icyo gihe nari muri 2004 ubwo ngubwo na 5. Ntabwo nibuka imyaka neza, ariko yari muri 17 gutyo. None ikibazo mfise ko abandi ntiwigeze ujya muri cya kibazo cy'ubusore. Igihe cy'ubusore cyawe cyari kimeze gute? Wari mu mana cyane cyane wari ufise nyene urumva ari igihe cy'ubusore umuntu ageramo akumva nyine arakeneye kurondera nk'umukunzi, mu girlfriend, mbega bigizi icyo gihe ntacyo yigeze ajamo, byari bimeze gute? Mu by'ukuri icyo gihe ntabwo kijya kibura, ntabwo kibura, ariko ntabwo nigeze mbijyamo. Ntabwo nigeze njya mu bintu by'ubusore. Gukunda ntabwo bibura, ariko nta muntu nashoboraga kubwira ko mukunda, nubwo hari umukobwa numva munsi. Ntabwo numvaga wenda bije, ariko nkumva si igihe cyabyo. Bikaguma mu mutima nkabyihorera gutyo, kuko ikintu narahaye cyane umwanya ni ibintu by'Imana. Kuko hari igihe numvaga bigurumana muri njyewe mu mutima, kumva n'umwanya wa repetition wagera, kumva ibindi bintu byose nabihagarika. Donc nicyo kintu cyanzaga n'ahantu hose narindi. Nabaga ndi gahunda zose nabaga ndimo, nabaga ndi kuririmba gusa. Donc urumva nibyo byaganje cyane. Uzarebe nk'umuntu barambabarira gukoresha gutyo. Mu Rwanda babyita ababana n'ubumuga. Uzarebe uyu muntu wenda yanyunyutse nk'amaguru, uzasanga iki gice igihimba cyo hejuru gifite imbaraga, kuko burya
imbaraga zari kubona mu gice cy'epfo zirazamuka burya gufashe abafite imbaraga cyane so iyo wakunze ikintu kinyoha ibindi kinyoha sinzi ko ari ijambo wenda mu kirundi sinzi ko mugita ariko nukunyoha ya kira kinyoha so kuriya gukunda Imana rero kwanje no gukunda indirimbo byaragiye binyoha ibindi bintu byose biburizamo ari byo nkunda no kubwira abantu bari nk'urubyiruko ruri hano Amerika n'abantu batwawe ni byisi cyane telefone burya ni ikiyobyabwenge inge ntekereza cyo cya mbere hano gitwaye abantu no mashengero ugasanga baricaye niyo bariho WhatsApp biki so ntabwo uri umuhanzi utegura no kuba umuhanzi cyangwa ikindi kintu cyose ikintu uzakunda cyane kizanyoha ibindi bintu byose usanga ibindi bifite intege nkeya niba warahawe umwanya telefone ubwo nyine ibindi ntutegereze ko hari ibyo wagira habe no gutera imbere mu buryo busanzwe ikintu uzahimbara imbaraga ukambwira ngo ushobora gutera imbere muri cyo kuko hari abantu ubungubu yumva ubuzima akumva wenda ashaka gutera imbere agashaka kumva yakora niba ari tuvuge niba ari impano yawe ushaka ku developer niba ari ubuhanzi niba ari nk'ibimukora nka mu banyamakuru cyangwa ibindi so ariko bakabibuzwa n'utundi tuntu tumeze nk'uko nguko so ikintu cyose uzakunda ukakirenza ikindi ni WhatsApp kuntu tuyiha umwanya kanya kose wagira gutyo kumva n'ubu ngubu nabivugaho gatoya kuko n'ubu nandika indirimbo sinkakera nkuko narandikaga ntaragira aya social media tuba turiho buri kanya siko bimeze kuko kugira ko umva message cyangwa kumva ukeneye kurebamo so biranyoha rero binyoha ibyo twari kugeraho so ibyo bintu rero nicyo navugaga byahise binyoha ibindi bintu byose ibyo warumbajije ndakomeza gutyo turakomeza ndibuka twigeze gukora igitaramo cy'abantu bari bavuye i Kigali baraza kubimenya Yuzeya Ministries no birahari noneho bakundaga kudusura tugakunda abantu bavuye i Kigali cyane urumva twari mu cyaro bavuye mu mujyi tukumva bazi kuririmba bazi kubwiriza so tukabakunda bari bafite n'umwuka w'Imana bari bashyize hamwe icyo gihe abantu bari batarababize nk'ubu kandi uratekereza ibintu bya kera burya agakiza ka kera cyangwa imiririmbire ndetse n'imikorere byari ibintu usanga abantu bakorana umutima ukabona kabisa mukumva murabikunze ndatekereza nawe uko ubona ubu nyine ibintu by'amashengero bimeze nubwo biteye imbere dufite ibyuma byiza bigira gute ariko usanga amavuta n'urukundo rw'Imana abantu bari bafite icyo gihe n'ukuntu bakoraga tugakoma amashini tugoma kandi ukabona ibintu byabaye byiza so ari itandukaniro cyane bakaza baje ubwa mbere baza ubwa kabiri ngira ngo ubwa gatatu hari indirimbo nari narize ya Rose Umuhando ivuga ngo moyo wangu nyigisha korari nyigisha abakobwa twaririmbanaga bananirwa kuyantona mu ijwi nk'iryo Rose Umuhando kari akajwi kari ko hejuru kabisa noneho ndayifata hajya ahantu mu gashamba nakundaga ngasenga narangiza nkayumva nkayitega amatwi nkayandika ndamwigana telke ndamwigana neza noneho umunsi umwe ndayiririmba muri korari numva biraje buriya uko naririmbaga kera siko naririmba ubu ngubu kera naririmbaga kuri octave hejuru n'ubu ngubu nabikora nk'abantu barabyibuka hari n'izindi ntegura kuzaririmba nk'uko naririmbaga kera hanyuma umunsi nyiririmba iwacu mu rusengero abantu barasetse bumva hajemo nzanye irindi jwi ridasanzwe batari bazi umukobwa hanyuma icyo gihe twagiye mu giterane cy'abanyakigali tugeze mu itorero hari ukuntu amakorari yaramaze kuba menshi nk'uko nakubwiye bagakandika ubupapuro ubundi abantu bakundaga kuririmba abantu bose bicaye batuje noneho bakarwanira uwo mwanya noneho bigatuma bandika udupapuro bakandika amazina ya korari bakavuga ngo mutombore kugira ngo bize guca akavuyo abantu bazajya barakara ngo abayobozi baba bakunze wenda ya korari akaba ari bashira ahantu heza
twebwe dutombora umwanya wa mbere wow uwo tutashakaga kubera ko twashakaga kuririmba nyine abantu batuje turirimba mu kavuyo nari mfite gitari ndi gucuranga noneho sinzi ariko badutegeka kubera ko badukundaga nubwo hari mu kavuyo abantu baratwumva batwumvise andi makorari aririmba yose amaze kurangiza kuririmba baduha indirimbo amine barongera noneho badusaba ya ndirimbo Methodiste indirimbo yabanje kuririmba turayibasabye bongere bayiririmbe tuyiririmba noneho abantu batuje ndabyibuka abantu bari hanze baje mu madirisha kuko munoza bari buzuye mu itorero mu madirisha abantu barabyigana abantu bari inyuma bari bicaye barahaguruka kugira ngo baturebe bare umuntu uri kuririmba so donc biba nk'ikindi kintu kibaye aho hantu ndibuka abantu bari baje b'Abanyakigali nabo barahaguruka baranezerwa bamwe bicara hasi no ku butaka wow iyo ndirimbo washaka kutubwira kuri iyo ndirimbo waririmbye icyo gihe mbega donc kugira ngo abantu nimbuci ikiyibuka ayumve iravuga ngo moyo wangu sifa mpe Yesu moyo wangu sifa mpe Yesu yeye hakujali yeye hakupenda usifadhaike moyo tulia kwa Bwana yeye ni nkuko nguko urumva naririmbye nsaraye ejo narakoze ndasarara ariko wenda nyiririmbiye no muri octave na hano muri key itariyo so ariko nyiririmbiye muri key itariyo ariko nasaraye kuntu ariko neza nayigize naririmbiye ahantu heza wumvaga ndi muhando neza icyo gihe nanabihaga n'umwanya cyane noneho ngakora practice nyinshi niyo ngiyo icyo gihe urambaza nukuri ijwi ni rya muhando neza ebana mwabyumvise namwe abantu bariko baradukurikira cyane birashobora gukomeza nta kibazo hanyuma rero icyo gihe bahita bifuza kunjyana i Kigali niko navuye mu nkambi ni bande 2006 ni bande bifuje kukuzana i Kigali UZM Ministries ya ministeri yitwa UZM ni yari okay bari batuye i Kigali bari bafite yego bari bafite ishami rya korali ariko ryari ritarakomera barepetaga indirimbo bakarimba bisanzwe nk'indirimbo izwi bakaturirimbira ariko barangiza bakanakunda barabatarami beza kabana bavuga butumwa nabo rero bahita banjyana bambwira ko bashaka kunjyana i Kigali bakancumbikira bakanyishurira n'ishuri baranjyana icyo gihe navuye mu nkambi ndagenda hanyuma ngezeyo twahise dutangira umurimo w'Imana abantu barabizi barabyibuka mu gatatu inyamirambo turakomeza irakomera yuza abayizi yitwaga yuza igitangira nuko twagiye tuhindura inyito kubera ubundi yari USER ariko ubu ngubu ni UZER